Munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugize neza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo Itorero N'Idini. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakuraritse muri uyu mwanya ngo udusobanurire ijambo ryawe, kandi uduhe kumenya itandukaniro riri hagati y'idini n'itorero, kandi utumenyeshe n'uburyo dukwiriye kwitwara muri byo, mu izina rya Yesu, amen. Muri iyi minsi ubwenge buragwiriye, abahanga ni benshi, kandi niyo ugiye mu byanditswe byera usanga bivuga yuko mu minsi y'imperuka ubwenge buzagwira, ariko nanone hakavugwa yuko benshi bazajarajara. Kujarajara muri ino minsi biragwiriye. Hari kimwe rero mu byo nabonye, ntabwo uyu munsi ndi bubabwire ku buhanga bwerekeranye n'uburyo bwo kurema umuntu, nta nubwo ndi bwifashishe ibindi biboneka mu butabire cyangwa mu bugenge, ahubwo nifuje yuko twaganira ku iyobokamana, tukaganira ku ijambo idini n'itorero. Usanga abantu benshi, niba ari umuporo ahuye n'umugatolika ati wowe uri mu idini, njyewe ndi mu itorero. Undi nawe yahura n'umwisilamu ati wowe uri mu idini, njyewe ndi mu itorero. Umugorozi yahura n'umudivantiste ati wowe uri mu idini, njyewe ndi mu itorero. Umugorozi yahura n'umurokore akaba adashobora kumusuhuza ngo bumvikane, umwe ati wowe uri mu idini, njye ndi mu itorero, ndetse akaba adashobora kumubwira ngo Yesu ashimwe, kubera yuko azi yuko umwe ari mu idini undi ari mu itorero. Maze kubona rero urujijo biteje abantu benshi, nafashe icyemezo cyo gukora ubushakashatsi ngendeye ku magambo ndibuze kubagaragariza muri uyu mwanya. Turifashisha Icyongereza, twifashishe Igifaransa, twifashishe Igiswahili, maze turebe uko bishatse gusobanura. Let's ask ourselves in English, what does it mean religion and what does it mean the church? Is there any difference between the church and the religion? Let us use English dictionary Macmillan and we recognize the difference between church and religion. When we read in a dictionary, we see that the church is a building, and the second meaning can be a group of Christian churches with its own particular beliefs and structures. That is the meaning of the church. So we can ask ourselves, what does it mean, the religion? When we read in the dictionary, we can see that the religion is what? Let us check. Religion is the belief in the existence of a God or gods, a system of beliefs in a God or gods that has its own ceremonies, or an activity or aim that is extremely important to you. This is the meaning of the church and the religion. En utilisant le français, nous pouvons se demander la différence entre église et la religion. Quand on dit concernant l'église, on voit que est la communion de personnes unies par une même foi chrétienne, en particulier l'église catholique, apostolique et romaine. La deuxième explication
peut être édifice consacré chez les chrétiens au culte divin. Alors nous pouvons se demander concernant la religion quand on utilise le dictionnaire en français. Nous pouvons consulter la religion. La religion c'est quoi? La religion, croyance et pratique culturelle constituant le rapport de l'homme avec la divinité ou le sacré. Ça c'est la signification du mot religion. Tukitumia kamusi tunaweza kutambua tofauti kati ya kanisa na dini. Kanisa ni nini? Dini ni nini? Kanisa ni jengo linalotumiwa na Wakristo kufanyia ibada. Jumuiya ya Wakristo. Sasa dini ni nini? Dini ni imani inayohusiana na mambo ya kiroho, kwamba kuna muumba ambaye aliumba ulimwengu huu na kwamba ndiye mutawala wa kila kilichomo. Abantu benshi baracanganyukiwe, bataye umutwe. Abandi ibirenge bigiye kuzahira mu nzira kubera kuzenguruka mu matorero atandukanye ngo bari guhunga amadini. Nyamara wanareba ugasanga nta shingiro rihari ry'ibyatumye bajya muri ayo matorero, ukaba utamubaza impamvu z'ibyiringiro bye ngo abibone. None se koko aya magambo idini n'itorero birakwiriye yuko bihinduka impondesho ya Satani ihonda abantu mu mutwe kugira ngo bate ibyiringiro? Ntibikabeho. Ahubwo reka tuvuge mu ncamake uko idini n'itorero bitandukanye. Mu ncamake rero nk'uko twabibonye, idini n'itorero ni ibintu bidatandukana. Idini ni inyigisho cyangwa ibikorwa, naho itorero ni abantu bishyize hamwe ku byerekeranye n'imyizerere cyangwa inyubako yagenewe gusengerwamo. Bityo rero ntabwo kimwe cyabaho ngo ikindi kirorere. Dukwiriye rero gusobanukirwa, ntitwitane ba mwana cyangwa ngo turishishe kuvuga yuko bamwe bari mu idini abandi bari mu itorero. Ahubwo reka dukomeze turebe ukuri ku byerekeranye n'itorero. Mu gihe nakoraga ubushakashatsi ku byerekeranye n'amadini, byanteye amatsiko yo gusengera ahantu hatandukanye kugira ngo menye kubera iki hari amadini menshi. Ubwo nari ndimo niga kuri ibi ngibi, byanteye guhakana, ndeba yuko amadini nta kintu avuze ku byerekeranye no kuramya Imana, ndetse bintera gushidikanya niba Imana ibaho koko, kubera yuko wasangaga rimwe rivuga ngo twe tuvuga ukuri, abandi nabo bakavuga ngo tuvuga ukuri, undi nakati tuvuga ukuri. Ugasanga ni ibintu by'urujijo. Nkoresheje ubwenge bwa kimuntu, natekereje yuko amadini ari ayo gufasha abantu kugira ngo babane neza, ariko nta hantu bihuriye n'iby'Imana. Bityo rero ncanganyukiwe, nafashe icyemezo cyo gusengera mu madini atandukanye kugira ngo menye uko bimeze. Ngira ngo hejuru twaganiriye tubona itorero n'idini aho bitandukaniye dukoresheje indimi zitandukanye. Bityo rero ushobora kwibaza ngo kuki amadini ari menshi muri iki gihe? Nubwo amadini ari menshi nk'uko mureba iyi mihanda, amadini ubundi agomba gusoza ari abiri. Rimwe ryerekeza ukwaryo n'irindi ryerekeza ukwaryo, kandi ibyerekezo bitazahura. Iki gihe rero nicyo dutangiriye gusatiramo,
kandi namwe muri bugufi kubyibonera. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 haravuga ngo, nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Nusoma mu gitabo cy'icyongereza hari aho uzasanga handitse ngo it is because there is no sight in them. Bishatse kuvuga ngo icyo ni igihamya cy'uko nta mucyo uri muri bo. Mu by'ukuri rero nubwo amadini menshi agwiriye, nubwo ubu ngubu abantu benshi biyise abakozi b'Imana, ariko icyo dupimirwaho ni amategeko y'Imana n'uburyo tuyitondera, atari ukuyavuga ku munwa gusa. Mu gihe cyose twabonye turi kwemera ko amategeko y'Imana ari ayera, ariko mu by'ukuri ntituyitondere, tuba turi kuvuga nk'icyuma kirangurura gusa, biba bigaragara yuko iby'Imana idusaba tutabikurikije. Uyu mwanya rero turasabwa kugendana n'Imana kandi tukayubaha, tunakurikiza amategeko yayo. Reka dusome muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 twumva uko hatubwira. Haratubwira ngo, nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Mu bitabo bimwe by'icyongereza hari aho usanga handitse ngo it is because there is no sight in them. Bishatse kuvuga ngo icyo ni igihamya cyerekana yuko nta mucyo uhari. Mu gihe habayeho umuhango w'ubukwe, dusobanukirwa neza yuko ubukwe bushushanya ubukwe bw'umwana w'intama uzaba ugarutse aje kujyana itorero rye. Mu bigaragara, umugore asobanura itorero. Iyo usomye mu byahishuwe igice cya 12 ugasoma n'ibyahishuwe igice cya 17, ushobora kubonamo abagore babiri batandukanye. Nyamara iherezo ry'inzira ni mu nzu, n'ubundi bitinde bitebuke turi bugufi kubisobanukirwa neza, aho buri wese azaba ahagaze mu ruhande rwe. Iyi coronavirus yabaye nk'iducira amarenga, aho buri wese yagumye mu rugo, asabwa kuguma mu rugo kugira ngo atandura corona. Mu gihe twari turi mu rugo, nta tandukaniro ryari rihari. Ntiwamenyaga ngo uyu ni umwisilamu, ntiwamenyaga ngo uyu ni umugatolika, ntiwamenyaga ngo uyu ni umudive, ntiwamenyaga ngo uyu ni umuporo, ntiwamenyaga ngo uyu ni umupeni cyangwa se ni umuhindu, ntiwamenyaga ngo uyu ni umwangirikani, kuko buri wese icyamurangaga kimutandukanya n'abandi ni imico ye yonyine. Muvandimwe, imico yacu iri ku rutaro, irimo iragosorwa. Ese tuzaba nk'izahabu? Ese tuzaba nk'ingano? Cyangwa tuzaba nk'umurama? Uyu munsi ntago dukwiriye gutandukanywa no kuba umuntu yinjiye mu nzu runaka, cyangwa se ufite izina niyo wagira ikarita ngo usengera ahangaha. Ahubwo icyo Imana ishaka, irashaka yuko abana bayo bayigaragaza mu mico ndetse no mu myifatire. Ngiyi intambara nkwiye kurwana, kandi nawe niyo ukwiriye kurwana. Nkuko twabonye yuko idini risobanuye imyizerere cyangwa ibikorwa byacu bikwiriye guhamya neza yuko turi abayoboke b'Imana, kandi n'amatorero turimo nayo akwiriye gusobanura yuko turi abayoboke b'Imana. Duhagaze mu isaha ya nyuma y'amateka y'isi, aho ubuhanuzi burimo bugenda bwihuta cyane. Dusoma ubuhanuzi tubona muri Yesaya igice cya 4 umurongo wa 1. Uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati,
tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Nk'uko twabibonye, umugore twabonye ko ashushanya itorero. Abagore 7 bishatse kuvuga abagore benshi, umubare w'abagore benshi cyane. Kandi noneho iyo tuvuze ibyo kurya bishushanya ijambo ry'Imana. Ahangaha imyenda ishushanya gukiranuka kwa Kristo. Ahangaha tubonye yuko abagore bari gushaka kuba b'umugabo umwe, kandi atari umwe ahubwo ari benshi, kandi bakaba badashaka kugira ngo batungwe n'ibyo kurya bahahiwe n'umugabo wabo ari we Kristo, ahubwo bo bakishakira ibyabo. Kandi noneho tukabona yuko badashaka kwambara umwenda yabaguriye, ahubwo bo bashaka kwiyambika uwabo. None se kuba umuntu ari wenyine nibyo byiza? Iryo ni itegeko rigendanye no kwirinda korona? Ntabwo ariko byakagombye. Reka dusome mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 25. Haravuga ngo, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubona urya munsi wegera, muba ariko murushaho kugenza mutyo. Ijambo ry'Imana riradushishikariza guteranira hamwe, nyamara iminsi turimo ya nyuma ntabwo itworoheye kugira ngo duteranire hamwe. Uyu munsi amahitamo ni ayawe, aho ukwiriye gusengera n'uko ukwiriye gusenga, n'uburyo ukwiriye kwitondera ijambo ry'Imana. Ariko mukamenya yuko igihe kigeze aho umuntu akwiriye kugaragara uruhande arimo, niba ari uruhande rwerekera ibumoso cyangwa niba ari iruhande rwerekera iburyo, ariko tukamenya yuko inzira zitazataha hamwe kuko zerekeza mu byerekezo binyuranye. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi ya nyuma, aho bitugoye kumenya aho twerekeza, aho bitugoye kumenya inyifato dukwiriye kumenya, turakwinginze ngo uduhe Mwuka wawe wera atubashishe kwiga ijambo ryawe, kandi aduhe kuvangura ukuri mu binyoma, tumenye abahanuzi b'ibinyoma ndetse tumenye n'abahanuzi b'ukuri, kugira ngo ukuri tugukurikize, ikinyoma tukizibukire. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.